Hi everyone, welcome back to Gain Focus Rwanda. Ndabizi neza ko mwese mwamaze kumenya ko inoti ya 2 ndetse n'inoti ya 5 zamaze guhinduka. U Rwanda rwamaze gushyiraho inoti nshyashya, inoti ya 2 nshyashya ndetse n'inoti ya 5 nshyashya. Abantu benshi bakomeje kwibaza kubera iki se u Rwanda cyangwa se BNR bihinduye inote bigahindura bimwe mu bigize cyangwa se mu biranga izi note zombi. Gain Focus Rwanda rero twagerageje gushaka impamvu nibura zishobora kuba zaratumye BNR cyangwa se u Rwanda ruhindura izi note, maze tuza gusanga ari impamvu enye gusa ngiye kuba nkubwira zishobora kuba zaratumye BNR ihindura izi note ikaziha ibindi birango bishyashya cyangwa se ibindi bimenyetso bishyashya biranga izi note. Ndetse niba wari ufite amatsiko yo kumenya ese ubundi ibi haraho bihuriye n'ubukungu bw'igihugu cyangwa se bivuze iki ku bukungu bw'u Rwanda, nabyo tugiye kuba tubireba. Niyo mpamvu nkubwira ni gumana natwe iyi video kugeza irangiye. Nyaboneka ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ni Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Impamvu ya mbere ihambaye ishobora kuba yaratumye BNR ihindura izi note n'ukongera ndetse no gushimangira umutekano w'izi note. Muri izi note hashyizwemo ikoranabuhanga rihambaye cyane, urugero nka holograms ituma nyine izi note niba uzirebere muri angles zigiye zitandukanye ubona amabara n'ubundi atandukanye. Ndetse hashyizwemo nakitwa microprinting kabonwa gusa n'ikoranabuhanga ryitwa magnification. Ndetse izi note zigizwe n'ama watermarks ahambaye cyane, aho kuzigana izi note rwose bihambaye bigoye cyane. Ibi bikatuma umutekano w'izi note uba wizewe 100% bitewe nuko nta muntu numwe ushobora kuzigana, dore ko iyo habayeho kwiganwa kw'amafaranga bituma haprintingwa amafaranga menshi cyane mu gihugu, bikongera saturation y'amafaranga, bigateza inflation, ubukungu bakahatikirira ndetse na trust ya currency ikagabanyuka cyangwa se ikavaho burundu. Indi mpamvu ya kabiri yatumye BNR ihindura aya mafaranga n'ukujyanisha n'igihe amafaranga yacu, modernizing our currency. Ibi bishatse kuvuga iki? Reka tuvuge kuri modernization. U Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere ku rwego ruhambaye cyane. Ifaranga ryacu rero nayo rigomba kugaragaza icyo kintu, rigomba kuba ari ifaranga kuko rigaragaza iryo terambere ry'igihugu. Aya mafaranga rero uburyo designinzemo aragaragaza n'ubundi aho igihugu kigeze mu iterambere. Urugero nka modern design ziri presentinga progress y'igihugu, urugero nka Kigali Convention Center, ikimenyetso gihambaye cyane cy'iterambere ry'igihugu, ndetse n'ibindi birango bigiye bitandukanye birimo bigaragaza aho igihugu kigeze mu iterambere. Ibi byose bigenda bituma iri faranga rigomba kwizerwa mu mahanga yose ko ari faranga kuko rikomeye kandi riragaragaza nyine iterambere ry'igihugu, bigatuma igihugu cy'u Rwanda rwose cyubahwa ahantu hose mu mahanga. Iri faranga rero naryo rikaba riri kuri global standard, bigatuma abantu bashobora kuba barimenya nyine ku ruhando mpuzamahanga ndetse bakaba barikoresha mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Impamvu ya gatatu ni economic stability, ndetse uko updatinga izi note bizafasha nyine kuboostinga confidence muri financial system, yaba kuba investors b'abanyarwanda ndetse na international investors. Uru rugendo cyangwa se iki gikorwa cyo guhindura aya mafaranga cyangwa se izi note bizafasha igihugu ndetse na currency yacyo kuguma kiri strong kandi kizewe. Ndetse kandi nanone ibi ni ikimenyetso kw'isi, n'ukwereka isi cyangwa se n'ukwereka amahanga ko u Rwanda ruri serious mu kumaintaininga stable economy. Bikaba ari ibintu byiza cyane mu attractinga investment ndetse no gupromotinga growth, economic growth y'igihugu. Impamvu ya kane no kwimbalancinga technology. Reka tuvuge noneho kuri technology. Izi note nshyashya ni igisubizo cyangwa se ni resulta y'uburyo ikoranabuhanga ndetse na technology y'u Rwanda bihambaye cyane mu guprintinga ndetse no mu kudesigninga. Hano mu kudesigninga no guprintinga izi note haba harakoreshejwe ubuhanga buhambaye cyane. Haruguru nabibabwiye zijyanye nyine na za new security features ndetse n'ama watermarks agiye ari muri izi note, byose bigaragaza ikoranabuhanga rihambaye cyane. Iyi innovation
saturation muri iyi technology biri gutuma nyine iyi currency itabari iri secure gusa ahubwo iri bube iri na durable, bisobanuye ko ifaranga rishobora kumara igihe kinini muri saturation, inote ishobora kuramba. Bya bindi Beneri yasohoraga inote mu mwaka umwe cyangwa se mu gihe runaka ikaba yashaje yabaye akantu kameze nk'akaraho yacikaguritse, ntago bizongera kubaho kuko izi note ziri durable, no kuvuga ngo zishobora kumara igihe kinini cyane. Ibi kandi bizagenda bigabanya expenses mu kuri pressinga za note ziba zashaje bitewe nuko izi note zigiye kujya ziramba cyangwa se zimara igihe kinini muri saturation. Ibi rero bikaba biri gutuma nyine igihugu kigiye kugabanya cost mu ku printinga andi mafaranga simbura yandi yashaje. Iri koranabuhanga kandi riri gushyira igihugu cy'u Rwanda nyine mu kuba cyiteguye kwimpressinga the future. Ni ibintu byinshi cyane, impamvu ni nyinshi cyane Beneri yahisemo guhindura izi note, ariko twabageneye inzingenzi enye arizo maze kubabwira. Izindi namwe mushobora gutekereza mukavuga ati wenda ni impamvu cyangwa ni ngiyi. Niba wumva ibintu tukubwiye koko ari byo cyangwa se nawe wumvishe koko arizo mpamvu Beneri yaba yahinduyemo izi note, nakubwira ni duhe comments utubwire nawe ukuri kubyumva, hanyuma dukomeze tubane neza mu biganiro byacu n'ama video yacu nka Gain Focus Rwanda, aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye bishobora kugufasha kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Naho butaha muri video itaha. Ciao ciao.